Nongeye kugusuhuza kandi guhaye ikaze kuri Epa Media, njye nitwa Tiyunsanze. Dore ibintu bitangaje utaruzi ku bategarugori. Ikintu cya mbere, menya ko umukobwa wese aho ava akagera aba yibuka buri kantu kose yahuriyemo nako mu rukundo rwe yagiyemo n'abasore ndetse batandukanye aba ari bo bose. Impamvu abyibuka cyane ni ukugira ngo azabikoresha apima ikigero cyo kugereranya agahinda ushobora kumutera we nk'umusore mubanye cyangwa se mu gihe wawumubaje mu rukundo mwamurimo muri ako kanya. Ikintu cya kabiri utaruzi ku bategarugori ni uko umukobwa cyangwa umugore ashobora kwigira nk'utazi ibyo ukora cyangwa se nk'utabyitayeho, ariko nyine ukuri ni uko abazi buri kimwe cyose kuko nyine arabyirengagiza kandi ariko ababigenzura cyane. Impamvu yitwara atya ni uko nyine aba ashaka kumenya neza ibikunezeza, ibikubangamira, ibikubabaza, ibyo ukunda, ibyo wanga yewe ndetse n'imitekerereze yawe. Dore ikintu cya gatatu utaruzi ku bategarugori, iyo umukobwa yisanze asigaye akwiyumvamo ntabwo rwose azahubuka mu kubikubwira, siko bo bateye, ahubwo we nyine abanza kugerageza kwihangana, akagerageza ukwihangana kwawe nawe. Impamvu akora ibi kandi ni ukugira ngo abanze amenye neza nyine ikigero umwiyumvamo cyangwa se umwubahamo, agaciro umuha n'uko umutekereza. Ibi ngibi yabonye bihwanye n'uko nawe ubwe abyifuza nibwo nyine akwimariramo ubwe kandi nyine akagukunda wese. Gusa iyo abonye nyine nta gaciro wowe ubwawe umuha, mu gihe uri umusore utamwitaho cyane, ahangana rwose nabyo mu mutima we kugeza igihe ibyo kukwiyumvamo bimushizemo adatumye kandi unabimenya cyangwa ubivumbure. Dore ikintu cya kane utaruzi nyine ku bategarugori, abakobwa bafitemo ubushobozi bwo kukubwira kuri kubeshya cyangwa se kuri kuvugisha ukuri, mu gihe wowe uzi ngo ikinyoma cyawe wagihamije neza cyane. Impamvu bamenye ibi ngibi kandi ni uko ibitekerezo byabo byibanda cyane ku buryo umuntu avugamo ibintu ndetse n'ibimenyetso agaragaza mu isura iyo ari kuvuga. Buriya rwose ntuzibeshye ngo mama wawe cyangwa umubyeyi wawe nyine ukubyara w'umumama ngo rwose wamubeshye kandi byarangiye wamuhamije. Rwose waba wibeshye cyane. Wenda kuri papa wawe byakunda, ariko rwose ndetse no kuri musaza wawe ibyo wabishobora, ariko kuri mushiki wawe cyangwa mama wawe ibi ngibi ntuzibeshye ko byakunda. Nkubwije ukuri rwose ko ibi ngibi kuri bo bidakunda, ahubwo nuko nyine akureka gusa, ariko nyine iyo ashaka kuguhamya icyaha cyangwa se kukuri kujya ahagaragara neza neza ntabwo akwemerera ko muvugana atakureba cyangwa se mutarebana. Araguhamagara akakubwira ati vayo tuvugane turebana, cyangwa se mwaba muri kumwe akakubwira nyine ko mugomba kuvugana murebana mu maso ku maso. Ikintu cya gatanu utangaje utaruzi ku bategarugori, iyo umukobwa cyangwa se umugore wawe agukunda, ni ukuri kose mu by'ukuri ntabwo rwose azakubabarira ku makosa yawe wakoze, mu gihe abona yuko nyine nta cyizere afite cy'uko ushobora guhinduka. Iyo abona utabasha guhinduka ntabwo rwose akubabarira muri we, ashobora kubikwemerera ariko we muri we ntabwo rwose aba yakubabariye kuko nyine ababizi ko ejo n'ejo bundi n'ubundi uzamutenguha ukongera ukamubabaza. Bityo rero yirinda kukubabarira bya burundu, yirinda kuzababara ahubwo kumva yuko azakomeza kukwakira atyo, akagumana ku gahinda ko kutakubabarira kandi akumva ko nyine ariko ugomba kuba umeze, maze akamera nk'uwiyakiriye. Ariko muri we aba azakubabarira iyo ugamije guhinduka cyangwa se abona hari intego nyine ufite z'uko ushobora guhinduka amakosa ukora ntuyagumemo. Dore ikintu cya gatandatu utaruzi ku bategarugori, iteka rwose umugore cyangwa umukobwa agira gisunika cyangwa se umupango wa kabiri mu gihe ibintu yapanze bitagenze neza cyangwa se wenda byazambye bikanga. Ushobora kumubona yitwara nk'aho byamurangiriyeho, yego akarira yewe ndetse akitsa imitima nk'aho rwose ntacyo gukora afite. Ariko dore ikintu uzakora mu gihe bizaba bigenze bityo, iyo rwose abonye umwanya akaba ari we wenyine rwose uzawumuhe. Bo ubwabo bifitemo ubushobozi bwo gushaka ubundi buryo bwa kabiri, kuko nyine ubwa mbere iyo bwanze bashakisha ubundi buryo kandi barabubona byanze bikunze. Dore ikintu cya karindwi utaruzi ku bategarugori, nubona umukobwa cyangwa se umugore muri kuganira nyine ariko akaba yacecetse akamara akanya gato, yaba ari kukureba cyangwa se ari gukora ibindi bintu bwe yicecekeye, ariko nta kintu ubona kindi ahugiyemo, ashobora kuba ari gukinisha intoki ze cyangwa se ashyize inkokora ku meza mwasohotse cyangwa muri gusangira,
ariko we ntaguhe ibitekerezo by'ako kanya ukubona abaye nk'ugiye kure. Uzamenye ko rwose hari ibintu bibiri biri kuba mu mutwe we ndetse ari gutekerezaho. Ikintu cya mbere aba ari kwishakamo amarangamutima muri we bwite yo kugira ngo agire icyo akwereka mu biganiro muri kugira, bitewe nyine n'ishinga cyangwa se igitekerezo muri kuganiraho cyangwa sije cyangwa ingingo. Iyo atari icyo ngicyo cya mbere, uzamenye ko iki cya kabiri aricyo kimuri mu mutwe. Iteka uzamenye ko ari gufata umwanzuro muri we umwemeza neza koko wowe musore muri kumwe cyangwa wowe mugabo umukwiriye, cyangwa se akaba ari gutakaza rwose umwanya umutakariza igihe. Azaba ari kugutekerezaho yitekereza tubu nta gihe ndi gutakaza kuri uyu muntu koko, ese ubundi mu mwanya wa nyawo nakabaye ndimo. Rwose numubona tuje byaba ari ikibazo umubajije cyangwa se arisije muri kuganiraho cyangwa ingingo yose, uzamenye ko ari gutara amarangamutima yo kugusubiza kugira ngo gushyire muri mood yo kugushimisha, cyangwa se ari kwibaza ku byo yataye, ndetse yewe ari no kwibaza niba ari mu mwanya yakabaye arimo cyangwa se kutari kumutakariza igihe atakabaye atakaza. Dore ikintu cya 8 utaruzi ku bategarugori kandi batazakubwira. Menya ko rwose abakobwa cyangwa se abagore muri rusange barimwe mu buryo bw'amarangamutima nyine kurusha abagabo. Iki ngiki rwose nicyo gituma byoroha cyane kubababaza mu rukundo. Nabo ubwabo nyine barabizi ko bagomba kubabara, gusa ntibazabikubwira. Niyo mpamvu kugukunda ku mukobwa cyangwa se umugore rwose abanza gutekereza kabiri, ntabwo ari ibintu ahubukira, kuko nyine kubabara arabizi neza ko ari we bigiraho ingaruka kandi bikamumaramo igihe kirekire atariyakira, cyangwa se bikamumaramo umwanya nyine atarabasha kugerageza gukunda undi muntu. Dore ikintu cya 9 utaruzi ku bategarugori. Iyo umukobwa cyangwa se umugore yagukunze muri rusange ntabwo rwose azabikubwira, ahubwo nyine azabikwereka akoresheje ibimenyetso. Gusa rwose ingingo yo abantu benshi barayizi, gusa mu buryo bw'igihe kirekire agerageza kukwereka ko nyine yagukunze cyangwa se yakwiyumvisemo akoresheje ibimenyetso. Impamvu nuko abashaka kubibona, kandi ukagira nyine intambwe nawe utera nk'umugabo cyangwa umusore ukamwereka ko imvune rwose avunika abikwereka uzibona. Iyo abona utabyitayeho birangira kuretse rwose akugiye kure cyane, kandi iyo rwose bimushizemo niwe muntu aba yanga urunuka mu bantu bose aba yarahuye nabo cyangwa se aba yaramenye mu buzima bwe, kuko nyine nyuma y'ibi ngibi ntabwo yigera kwibagirwa cyangwa se ngo iyo nkuru yawe imuve mu mutwe. Dore ikintu cya 10 utaruzi ku bategarugori cyangwa se ku bakobwa n'abagore muri rusange utazumva bakubwira. Umukobwa cyangwa se umugore nakwereka rwose ko atari kuboneka imbere yawe, cyangwa se ukabona arahuze cyane, wenda muri mu rukundo cyangwa se hari ibiganiro muri inshuti muhora muvugaho, ariko ukabona afashe umwanya abaye busy cyane, hashize igihe mutavugana, yewe nta nubwo abyitayeho, uzamenye ko hari impamvu ebyiri ziri kumutera ibi bintu. Impamvu ya mbere nuko nyine abatagishishikajwe nawe, kuko ntabwo rwose uba ukiri muntu wamukurura cyangwa se uba ukiri umusore umukurura mu buzima bwe. Iyo atari ibi ngibi, indi mpamvu ya kabiri nuko banyari kugerageza ngo arebe imbaraga ushobora gushyira mu mubano wanyu cyangwa se kuzahura ndetse no gukomeza urukundo mufitanye. Iyo abonye utabyitayeho byose azacika intege, asiba inzira, azaca inzira ze, ndetse yewe nimwongera guhura hashize igihe azakubwira ukuri kw'impamvu yiburishije mu maso yawe. Azakubwira ko rwose yamaze kubirenga, ariko impamvu yabikoze ari uko nyine yabonaga ashaka kugerageza kureba niba kuko atekereza nawe ari gutekereza, cyangwa se akubwira ati nari narabonye undi musore ariko mbura uburyo mbikubwira, kuko numvaga yuko nta mpamvu nagushyira iruhande ituma nakubwira ko tugiye gutandukana, gusa nyine nari narisanze narakunze uwo musore kandi nyine nkabona nawe ntabikubwira muri ako kanya. Gusa ubu ngubu ubwo twamaze kumara igihe nta kintu na kimwe tuvugana, ubu rwose kubikubwira ko ndi mu rukundo n'undi nta kibazo bintwaye. Cyangwa se akaba yakubwira ati nabonaga rwose utakinyitayeho, ubwo rero nagerageje ngo ndebe ko hari icyo wakora, ariko mbonye utabyitayeho ndavuga nubwo waciye inzira zawe, nanjye ntangira kwishakamo ibisubizo byo gukomeza ubuzima bwanjye utaburimo. Urakoze cyane kunkurikira, kora subscribe, tere comment, share na likes. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao, nakagaruka.